Ikipe y'igihugu iraza gukina ku isaha ya 2:00 Kigali mu Rwanda dukina na Senegal. Niwo mukino nyine ukomeye birumvikana. Ikipe ya Senegal iri mu rugo nuko gahunda zimeze cyane. Hanyuma Lorenzo minota 4 dufite updating amo gake. Ubundi sinya mvuga apel na Rayon Sport minota 34 ariko ndabwira amakuru yihuse. Team News umuntu yamenya mbere y'imikino bafite muri weekend. Apel zakina ku munsi wejo bakina n'ikipe ya Muhazi bazayakira ejo saa 12. Abakinnyi bose bavuye ku kazi k'amakipe y'ibihugu yaba Tadeo Rwanga bavuye muri Uganda nabonye qualification bavuye muri equipe y'igihugu Amavubi bose bameze neza nta numwe yagize ikibazo cy'imvune. Amakuru meza kuri Apel. Abakunzi ba Apel mugomba kumenya ko match yanyu ibiciro muri systeme birimo ni 2,000. Match ni 2,000 niyo tike ya make ni 2 rero 5 10 na 20 ubwo mu bibara uko musanzwe muyibara. Hanyuma murumva ko amakuru ni meza baritoje abavuye mu makipe y'ibihugu bitoje kuva ku munsi wo kwa gatatu bari bahari bameze neza, so biteguye neza cyane match ya Muhazi United. Equipe ya Rayon Sport rero amakuru wamenya nuko abakinnyi amaze iminsi badahari batangiye kugaruka. Murabizi ko imikino ibiri heruka bakina n'ikipe ya Musanze bakina na Etincelle bari badafite abamyugariro b'abanyasenegali bombi yaba Youssou Diagne ndetse na Omar Nyeng bari badahari bombi, niyo mpamvu bakinishaga Aimable na Kabange bitwaye neza batsinda imikino yombi badatsinzwe n'igitego, which is good. Ariko banoneho amakuru ni meza kuko witwa Youssou Diagne yabiyunzeho akoze imyitozo iminsi 2 kandi imyitozo rusange bivuze ko ari selectionnable ku cyumweru. Nabonye n'umutoza afite amwitaho wenyine yari imyitozo kabisa. Ushobora kubona rero Youssou Diagne ari mu kibuga na Aimable cyangwa se bagaprefera Kabange na Aimable yamaze imikino 2 heruka bakinana. Kabange nk'umuntu uzigorira cyane yabaye kapiteni wa Gorira na cyagiye babakura ku gikombe yari umukinnyi wa Gorira ameze neza, so urumva nabwo ni retrouvaille hagati ya Kabange na equipe ye yamugize uwari we uyu munsi. Hanyuma update kuri Omar Nyeng nabaje amakuru bambwira ko nawe yari mu myitozo ku giti cye, bivuze ngo mikino iri imbere nabaza yagarutse ngoza kuri Apel azasira match ya Vision ni uyu munsi ariko kuri Apel buri mbwa zagaruka. Urumva nabaza abyiza wa defenseur nibura 4 baba defenseur central Kabange, Aimable, Diagne na Omar Nyeng urutare rukumira ibitero byose muri equipe ya Rayon Sport. Ariko amakuru meza kurushaho umaze iminsi akora imyitozo ya fitness tarahamagaye muri equipe y'igihugu Amavubi ya Shani ndetse na Kan akaba ari Niyonzima Olivier Sef nawe rwose abatoza ba physique batanze go ahead ku mutoza mukuru Robert Nyavuga bavuneho niba ukeneye umukaseri umeze neza Sef cyangwa na Rohoni yari afite hano kunda rwose wabonaga cy'umukinnyi ubu ngo afite 6 pack ngo aranyerera ngo n'urwembe uvugiza agira Sef is back cyane karakantu ka is back. Sef ashaka kubanzamo kuri match. Sef yagarutse ashaka kubanzamo kuri match. Bakubwira ko imyitozo amaze iminsi akora ngo ntabwo ubundi ari imyitozo y'umukino wa championa wa Gorira, ngo wagira ngo afite mission ikomeye cyane kuko murabyibuka hawe message n'umutoza w'ikipe y'igihugu abubwira ko agomba gukora kuri fitness ye niba akeneye kugaruka muri equipe y'igihugu. Kumva ntabwo yakoze imyitozo yitoreza Rayon Sport gusa, arashaka no kongera kugaruka muri equipe y'igihugu Amavubi mu gihe kiri imbere mu kwa gatatu tugarutse ubwo hazabagarutse window noneho y'imikino ya qualification za mondial. Peut-être n'umukino dufitanye rega n'ikipe y'igihugu ya South Sudan muri qualification za Shani nabwo birashoboka cyane. Amakuru ahari abanyamakuru barimo baratubwira bati ibintu byo kwemeza match ya Rayon na Apel ku itariki 7 nta muntu wabitangaje. Rwanda Premier League kuri gahunda ya Rwanda Premier League match tariki 7 Rwanda Premier League kuri gahunda ya Premier mbese ntidufite match ntabwo ari mwongere verify kwizigi ariko icyo tugomba kureba wivugisha kutabera ku mahoro irimo ni stade amahoro gusa. Oya niba bazayihindura bayihindura, ariko kuri gahunda ya Rwanda Premier League umunsi igihe izabera ni tariki 7 niyo gahunda iri kuri gahunda ya Rwanda Premier League. So ngo dusoje mwakoze cyane, ibindi ni ku munsi w'ejo mu rugo rw'imikino yawe ibyiza ku bacu. Hanyuma rero umunyarwanda bavuga ko Rushibura ari match bari buze kwitwaramo neza. Reka tubumva. Tumeze neza tunashimira ubuyobozi ko turi hafi n'abakunzi bakivuka bo turi hafi. Ni byiza muri rusange twiteguye neza. Twebwe turabakoze uje wese tugomba gukorana nayo kubera ko nitegeko nyine n'umutoza. Twatangiye dutsindwa n'ibyo ariko ibintu byose umupira nibihe
hari ibiwugiramo n'ibibe byiza ariko kubera Imana ejo turizera ko twabisohokamo ibyo bihe Imana nibishaka nk'uko nabikubwiye n'ibihe kubera ko nagiye mpura na byinshi nyinshi nko muri Reyo nakinnye muri Reyo tunganya amace 11 urabyibuka ibyo bihe ni rero n'umupira ni ibihe ariko kubera Imana ejo tuzabisohokamo inshallah uri kumva dutangira twari turi groupe y'abakinnyi 30 dutangiye shampiyona dutangira turi groupe y'abantu 9 uri kumva rero ni ibihe byatugoye imihindagurikire y'abakinnyi bamwe bemerewe gukina abandi ntibakine sibyo ariko ndizera ko muri rusange ni ibihe nkuko nabibabwiye ku bwanjye ndabibona kireka nimba mwebwe mutabibona bitewe n'amace ebyiri ziherutse tumaje gukina bitewe n'uko bari bahari urabona ko hari ikintu cyahindutse kuri effectif kubera ko twari dufite effectif nkeya baramazanye baje bongeramo effectif tuba benshi na courage iriyongera morale nta kuntu itamanuka bitewe n'uko iyo uri gutsindwa byikurikiranye morale nta kuntu itamanuka ariko ntabwo urekura kubera ko nimba urekuye wakwisanga ahantu habi harenze hano so rero niyo mpamvu abenshi hano ni abakinnyi bakuru tugomba kurangira nyine tugomba kurekura nyine byarangiye ndabizeza intsinzi kandi bazaza ari benshi nk'uko nyine bahora badushyigikira kandi kubera Imana tuzabivamo inshallah kandi tumaze ibyumweru bibiri twitegura ino mace nkeka ko ari n'amahirwe twagize yuko hazamo ako karuhuko so tumaze ibyumweru bibiri twitoza kandi twitoje neza ntekereza ko uko byagenda kose situation turimo nk'abakinnyi turayizi situation equipe irimo turayizi ku munsi w'ejo tugomba gutangira course tubona amanota 3 ntago ndi bubyinjiremo cyane gusa icyo mbona hagiye habaho impinduka kandi iyo ahantu hose iyo habaye impinduka niba abantu barakoze pre-season yose biteguye shampiyona ibintu bigahinduka ku munota wa nyuma nkeka ko equipe yari yose uretse na Kiyovu byayikoraho so mu gufata rero iyo initiative yuko iyo situation abantu bagerageza gushaka kuyivamo kandi abantu iyo bashyize hamwe ibintu byose ubu ngubu ibiganiro nuko icyambere ni twebwe abakinnyi kuko ntago umufana azaza gushyigikira ariko icyambere ni twebwe abakinnyi ni twebwe tugomba gukura ikipe muri iyo situation ko nitwe tujya mu kibuga so ibiganiro dufite rero mu iyi minsi ibiganiro bihari nuko twebwe ubwacu kwanza tugomba kubanza kugira icyo dukora kugira ngo tuve muri situation. Ishimwe Kevin ati ibihe turimo birasanzwe muri ruhago nigeze kuba mu bihe nk'ibi ngibi nabaye muri equipe Rayon Sport tunganya imikino 11 yikurikiranya nubwo kunganya no gutsindwa bidasa ariko ati ni ibihe kandi tuzabivamo abaravuga bati turabambere bo kongera gusubiza Kiyovu Sport ku ikarita noneho n'abayobozi bakabona icyo bakora ariko bafite na motivation kubera ko turi demoralize tugacika intege nk'abakinnyi ntidutanga umusaruro nuwaza gutabara Kiyovu ari kugoboka Kiyovu ntabona hahera nta kabaraga kamusunika yego ariko niye muri kimwe kuri Kiyovu Sport hari ukuntu iterwa na ikitera kuko Kiyovu ntabwo ari ikipe mbi cyane bikabije byo kumara imikino 7 itananganya itsindwa ndago urugero Kiyovu abakinnyi ifite wenda nubwo hari abakinnyi yaguze nibandikishe iyo nkurikije abakinnyi ifite ntabwo ari babi kurenza abakinnyi baza Marine Amagaju Marine batsinze 4 Amagaje batsinda 3 amakipe menshi yarabatsinze pe no ngo kubera ko bazi ko bari muri situation mbi nabo ubwabo bishyiramo iyo situation barimo bakumva ko baramutse batsinzwe nta kibazo biza guteza ko bavuga ngo dufite uruvugiro kubera ibibazo turimo ntacyo watubaza ko natwe ntacyo waduhaye ariko normal ntabwo ari ikipe mbi cyane byo kuba ifite umusaruro mubi ugezanga byo kumara imikino badatsinda batananganya ibitego 24 bamaze kwinjizwa vuga ngo n'ubuyobozi buhari ntabwo uvuga ngo muri situation turimo turayivamo gute ngo ari ukuntu ufite abakinnyi bake ariko ukaba motive ukazana motivation iri hejuru ukavuga ngo wenda nubwo
tubizi ko ibibazo bihari ariko prime de match tuyivanye ku 30 tuyigize mu 50 n'akantu gato yobukoze ariko mu by'ukuri gashaka kugira impact nziza ku mukino ku buryo n'abakinnyi bajya mu kibuga bumva hari icyo bari guharanira ariko situation nimbi nawe nk'umuyobozi ntacyo ukoza kugira ngo wende situation ubashe guhangana cyangwa se kuyimanaginga kugira ngo ubashe kubona intsinzi nuvuga ngo biramutse bikomeje gutya Lorenzo Kiyovu nyine mentalite bafite ikagoma gutya kuko ibibazo bafite byo ntabwo birakemuka uyu munsi cyangwa ejo ntibirakemuka kuri match ya Etincelle cyangwa ejo bundi ibibazo byo birahari bagomba kubibamo ahubwo barabisohokamo gute cyangwa se barabibamo gute bakwiye gushaka impamvu zo kuba muri ibibazo cyangwa se n'ingingo zabarengeramo ibibazo ko nibagomba kwishyiramo ko ibibazo barimo ntacyo bibatwaye cyangwa se bigomba kugumaho n'ikipe ya Kiyovu Sport yamanuka abakinnyi bwabo n'ubutoza ndetse n'ubuyobozi bishyira mu mentalite ko intsinzi yaboneka tutite ku bibazo bari niyo rushobora yavugaga situation nk'izi ziba ku ikipe ariko se murabibamo gute murabivamo gute ntekereza ko iyi match irazogora ekipe ya Kiyovu ko Etincelle ni ekipe hari ibimenyetso yagaragaje ko nayo nyuma yo gusohoka mu bibazo bya administrative kabona ubuyobozi bushya buyitaho urabona ko ekipe yabaye stable itagitaka inzara itagitaka dahembwa Etincelle igeze ahantu ikora imyitozo mbere ya match ku kibuga cyawe yaraye Kigali yakora imyitozo i Nyamirambo barabyuma ekipe donc kera yazaga saa 11 za mu gitondo saa 11 bagabinje muri Pasteur baryagira Rubavu baje gukinira i Kigali nuko bimeze hari n'igihe bigeze kuza gukinira i Bugesera bagifite umutoza Imana igiye ikomeza imwakire mu bayo Coka nduhira abandi Abdul Karim Coka ari wo batoza baturuka i Rubavu baza gukina i Bugesera murabyibuka Axel uribuka i Bugesera bakinira haruguru isoko kibuga cyo hepfo cyaratangiye bakina hano mu isoko mo hagati cya kibuga cyaho cyarimo umucanga uri mu mucanga 2017 isi 2017 Coka yaramwe ati ikipe nayikwirwa saa 12 bari bagiye binje kwa Stade Etincelle nimwe makipe make adafite ibirarane ndavuga nyine by'imikino apana by'amafaranga by'imikino kuko imaze gukina imikino 9 igiye kugera ku munsi wa 10 itsinze umukino umwe wonyine yego Gasogi ntabwo ari byiza yaje Kigali itsinda Gasogi nibyo nashaka kuvuga ko Etincelle hanze ikanira cyane kuko amanota 3 ifite yakwiye kuri Gasogi